welcome to my YouTube channel, Shushu TV. Hello, tubahaye ikaze mu nsanganyamatsiko y'uyu munsi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe abantu batanu utagomba kuganyira iby'urugo rwawe. Ubundi reka nkubwize ukuri, nta rugo rutagira amakimbirane, nta rugo rutagira ibibazo, ahubwo biterwa n'uburyo mu solving out n'uburyo mu bikemura n'uburyo mu biganira. Rero igihe muri ibibazo byawe, igihe uri muri bya bibazo ukeneye ububwira, aba bantu batanu ndakwinginze ndagusabye bakure mugo ugomba kuganyira. Iyi video nureba ukayirangiza tuzakurikira indi video ivuga noneho abo ugomba kuganyira ba bantu uvuga ati aba nibo nshobora kubwira, sibyo? Ni kuri Shushu TV rero, ni channel y'umuryango, tuguhaye ikaze wawe mushyashya ubaye usanzwe turabanyamugisha kugira mu biganiro byacu bya buri munsi. Kore subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu, kore like, kore comment, ukore share kugira ngo ibiganiro bigere kure kandi bigire abantu cyangwa se umubare munini akamaro. Ntibazagushuke, nta rugo rutagirana ibibazo, nta muntu marayika ku isi, ntazibana zidakomanye amahembe, byanze bikunze muzagira ibyo mupfa. None igihe mwapfuye bya bintu twakwita big deal biremereye, umva umutima uremereye, ni bande ugomba kubwira, ni bande utagomba kubwira. Abantu batanu ugomba korera kubibwira, kubera yuko hari igihe bakumvira ubusa, kubera yuko hari igihe umva baba babishyigikiye babyishimiye bahita babona aho bakurira. Umuntu wa gatanu rero ugomba kwirinda kubibwira umugabo utari uwawe. Donc urabizi, uyu ni umugabo w'inshuti ya famille, ni umugabo w'inshuti y'umuryango. Umugabo wanjye agira inshuti n'urugero, nkahita azavuga nti reka mbibwire umugabo w'inshuti y'umugabo wanjye cyangwa se umugabo wawe nuko. Donc mu ishusho icyo nshatse kuvuga, umugabo w'inshuti y'umuryango wanyu uzirinde kumuganiriza, umutakira ibikubabaje, umutakira ibyo utumvikanyeho n'umugabo wawe. Kubera iki? Ushaka kubimubwira ari wa muntu wacungiraga hafi avuga ati bagize icyo bapfa gato nkakwereka. Abagabo baremwe mwirari, ushaka kumubwira umutakira akumva agahinda ufite akatavuga ati reka nze hano nkuririre, aho kugira ngo aze yicaze mugenzi we ububwira ibitagenda mu bwati yambwiye gutya na gutya naka tubikemure bigende gute, ahubwo akatavuga ati mwihorere niko tumutunze, nibwo ukimumenya, agatangira kukurarurira muri ubwo buryo agamije kandi kugusambanya. Kandi akubwiza ukuri, nagera ku ntego ashaka ukagira n'ibyago ugatandukana n'uwo mwashakanye, uwo nguwo abigizemo uruhare ntazagushaka, azabona ko uko wanze umugabo wawe ukamwirukiraho ngo agiye kukumara irungu, ariko nawe nimugira n'ikibazo uzajya ku mugabo w'inshuti. Rero umugabo w'inshuti y'umuryango wanyu, inshuti yawe cyangwa inshuti y'ubugabo wawe cyangwa inshuti ya couple yanyu cyangwa ya famille yanyu, ntabwo ari byo kujya kumuganyira igihe mufite ibibazo by'urushako. Igihe mufite cya kibazo uvuga ngo noneho hano ndumva yandenze nkenewe kubibwira uyu muntu, mukure ku mwanya wa mbere w'abantu ugomba kugira ukubwira. Nakubwiye ko ari abantu batandatu ugomba kwirinda kuganyira. Umugabo utari uwawe ndakwinginze uzirinde kumuganyira iby'urugo rwawe. Umuntu wa gatanu ugomba kwirinda kuganyira ni umukozi wo mu rugo rwawe. Abamabuja iyi defo turayigira. Umukozi muramarana umwaka umwe, 2, 3 ukumva yabaye umuntu wa hafi ku buryo gupfa akantu gato na nyir'urugo akijya mu kazi, umugabo ningisha nashatse ukabati burya kurudi urabizi atubumura naraye ndira ntubone nseka ku kibazo birangije, ubu nkore kingira inama, ugisha inama umukozi wo mu rugo. Igikurikiyeho niki? Aragukwiza karitsiye yose. Igikurikiyeho niki? Asigaye bareba we n'umugabo wakabona ntacyo mubuze, kumbe no kwabona birirwa baryana, kumbe ni babyo ngo zirara zishya. Umukozi wo mu rugo no kwirindira kure guta umukozi wo mu rugo akamenya we na nyoko na sobuja, we n'umugabo wawe ibyo mwapfuye, ibyo mutumvikanaho, ibitagenze neza, ibyo mwapfuye mu cyumba, ibyo mwaganiriye, ibyo mwifuza gukora, umukozi wo mu rugo byose akabizamo. Umukozi wo mu rugo abe ku mwanya wa gatanu ugomba gushyira kure mu bantu uganyira iby'urugo rwawe. Umwanya wa kane rero turasangaho abagore b'inshuti zawe. Ufite abagore b'inshuti zawe, ufite abagabo b'inshuti zawe, ugiye donc iki twakunze kukivuga iki gice cyo kuganyira abantu, kubera ko abagore akenshi nitwe tugira ibibazo. Burya abagabo akenshi barabipfana ntagiye kubivuga kuko avuga turanda mubwira nkemurira iki, uriya ko nawe byanzaramara iki, ariko abagore kaba gato kaba kanini ukajya ujya gushaka aho babwira. Kubwira abagore inshuti zawe rero kavuga ati umva mwicaye nta hantu mwasuranye muri Rwanda ati muzi biri wanjye, umugabo mukumubona agenda nta cyamariye imyaka yose utuma nta byishimo, ugatangira kubatakira abo bagore b'inshuti zawe ukababwira. Guess what? Uzikizakurikiraho hatsimbure igitsinsino gato, hatsimbure ikirenge gato, urasigara uri inkuru.
ati yo kumbe no kubabona baparika amamodoka, yo nuko binjira mu bipangu byabo kanze soneri, kumbe yewe we, kumbe ibyo yambaye birangana n'agahinda afite mu mutima, ati nagenda akome n'ubundi yatwiryaga. Abagore b'inshuti zawe bagendere gake mu gihe uri gushaka abantu utakira cyangwa se ubwira ibibazo by'urushako rwawe, ibibazo by'urugo rwawe. Ku mwanya rero tuvuye ku mwanya wa 4 tugiye ku mwanya wa 3. Umwanya wa 3, irinde kuganyira abaturanyi bawe. Hari abagore bagira izo defo cyangwa se donc twabyita nka defo ko ntago ari karite. Ugiranye ikibazo n'umugabo wawe, buryo umuturanyi wawe n'umuturanyi ariko ntago agomba kumenya ngo ko muri kurya ubugari 2-3 ku munsi kubera iki. Wenda nagira ngo nukubukunda kandi wenda aribwo buhari. Ntabwo umuturanyi agomba kuza kwinjira mu rugo amenye ngo kubera iki banika amatera buri munsi. Wenda nukwanga ko izaho icyuka kibi cyangwa igira gute, kandi wenda umwe muri mwe afite wenda indwara yo kuba yabusobaho, sibyo? Ntabwo ari ngombwa ko umuturanyi wawe amenya buri kimwe. Urashwanye uhuje abaturanyi, umugabo wanjye bihe, umva byawi ibibazo byawe abantu nyuma y'iyi video ndahita nkora indi video igaragaza abandi bantu 3 b'ingenzi ugomba kuganiriza no kuganyira ibibazo byawe by'urugo. Apana kubwira abantu bose. Umuturanyi arahise ati jirani frani yo uzi byambayeho, ati uriya mugabo ukamubwira, ubone usigara guseta aguseka avuga ati muza abaturanyi dufite hariya niba abandi bavuga ngo zirara zishya bwacya zikazima harya, twavuka zirara zikongoka, ibintu nk'ibyo ngibyo. Umuturanyi rero no umuntu wa 3, abaturanyi bawe ugomba kwirinda kuganyira iby'urugo rwawe cyangwa se iby'urushako rwawe. Abantu ba 2 bari gutungura, abantu ba 2 utagomba kuganyira iby'urushako rwawe ni abantu bo muri famille yawe. Reka dohere yawe mugore, ugiranye ikibazo n'umugabo wawe, wisuhamagara mama bigenze gutya bigenze gutya, umugabo aratashye muri iyo nzi. Murabizi abagore utuntu duto nitwo akuzanira agatelefoni, akuzanira akabaze, bise birangira. Mama warasura mbwa ati burya nzanye baze turiyunga, biravuna biranagora. Kumbe mama wawe mu mutwe hasigayemo ati umwana wanjye yashatse nabi, nukubona kiriya kigabo kinyiciye umwana urubozo, umubyeyi akajya hasi, ubusabe bw'umubyeyi bwakirwa nta pazi. Umubyeyi akatangira gusara agashyuha mu mutwe akavuga ati kiriya kigabo Imana igihane. Umugabo ugasanga akazi gatangiye kugenda kubera ubusabe bw'umubyeyi bitewe nawe wagiye kuvuga ibyo uvuga. Ntabwo ari buri kabazo kose ngo uyu mubyeyi, ntabwo ari buri kabazo kose ngo uyu umubyeyi. Ngaho sera wisujya kuri famille uhamagaje baramukazi banyoko bukwe barumura mugabo ati mva umwana wanyarananiye ambereye ikirumbo bla 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 bla, bimeze gutya na gutya. Ubivuze noneho uri wa muntu utashaka wa muri famille. Izo situation murabizi ko zibaho. Ushobora gushaka muri famille batagushaka, ukunzwe n'umugabo wawe gusa, abandi bose bakubona akavuga ati subu nka kariya yakajyana rero nguri arabona bizaramba, none ukagira ikibazo ukatujya kubabwira abantu guess what, bizagenda bite? Ukuntu bizagenda bandi batakwifuza atavuga ati okay aduhaye aho tugiye kuririra, bagahera aho bahuririra bagusenyera. Niwe udashobotse, ni musaza wabo, ni umuhungu wabo, bazatangira abashyira mu nyirabwenge bavuga ati umuhungu wacu abaye kirumbo kandi ari muzima. Abandi batagushaka babwira ati niwe udashobotse, ubwo nanije umuhungu wacu kabiri kangahe bibe birebire. Kuregera famille habi wanyu cyangwa iyo washatsemo ni ibintu byo kugenza gake cyane, kubera yuko hari igihe kugira ngo ibibazo bikemuke bibe solved out, ahubwo bifata indi ntera mu rwego nawe ubwawe utategereje. Umuntu wa mbere ugomba kwirinda gusangiza ibibazo byawe. Hano wa kabiri dufashemo abo mufitanye isano. Wa mbere tubise tubibuza n'abambere abo muri famille y'umugabo wanyu tubivuze. Noneho uwo twafata nk'inyongezo ngusa muri commentaire nawe umbwire niba hari abo ugize kugisha inama muri abantu bakakugezayo kugira ngo ukemure ibibazo, sibyo? Uwo twahurizaho. Sometimes tujya tuvuga abantu bakunda gusenga bari mu bintu byo gusenga cyane, agira ikibazo agashyira pasiteri, agashyira pasiteringi, agashyira shehe, agashyira ndewundi. Ikibazo mutaricara ngo mukiganireho kuri ba bantu batatu nakubwiye, ntago ari nko kukishyira abantu bose. Urashyira pasiteri atakubwira ati mureke ngwino mu masengesho, aho kwicara mu rugo rwawe ngo ufate umugabo wawe mujye inama mu kubitagenda iyo kubita icyumweru uri mu mashyamba.
ugiye gukubita icyumweru utavugisha umuntu kandi ibibazo biganira uko birangira uko byaganiriwe, sibyo? N'aba bantu badukuriye mu nsengero tujye tubitondera igihe tugiye kubagisha inama, kubera yuko nabo ni abantu, nabo hari igihe ujya kumugisha inama afite iyo titire yo kuba agukuriye mu idini cyangwa se agukuriye mu bijyanye no gusenga, ariko nawe ubwe kuri ubwo buzima cyangwa kuri ubwo ruhande hari aho bitagenda neza. For me, I have ubuhamya, umugabo yagiye kugisha inama ati umugore wanjye ko turi kubana na mama na papa n'umugore na mama, umugore bikaba bitangiye kwanga, njye ku ruhe ruhande? Ati umugore nagende wabona undi usigarana na mama. How usenya urugo rw'umuntu? Ikimana yifatanyije ntawe ugitandukanya. Mama nawe yasize iwabo ajya kubaka, mama yarakubyaye uramusiga ujya kubaka, none bibaye ngombwa ko mubana. Umukuru w'idini ni ukubwiye ngo, donc umukuru w'itorero rya Husenya ni ukubwiye ngo mama ntiwabona undi ariko umugore wabona undi. Abantu batandatu turebe hamwe muri video, jya ubitondera igihe ukeneye abantu bo gutakira. Aba ntago ari abantu bo gutakira igihe ibintu byawe bibaye ibibazo mu rugo rwawe. Bigenze gake kubera yuko hari igihe usanga ibintu bibaye woza cyangwa se bibaye bibi kurushaho bikaba bibi ku rundi rwego. Imana ikomeze kuturindana kandi duhana umugisha. Gahunda ni ukubaka umuryango kuri Shuti TV. Turakunda cyane. Bye bye.